Hari ikintu abantu benshi bibeshyaho bagatekereza ko ukeneye message nyinshi, ukeneye ibintu byinshi cyangwa akeneye kukwirukaho cyane, ariko ukuri nuko hari message imwe yanditswe neza ishobora guhindura byose. Ibyo si ubwinshi bw'amagambo, ni uburyo uyikoresha. Uyu munsi ngiye kukwereka uko wakwandika message imwe gusa igahindura uburyo bw'imitekerereze cyangwa igashobora gutuma umukobwa agutekerezaho cyane akakubona mu buryo butandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo, kubera ko icyanyuma kirakomeye cyane. Ikintu cya mbere, message igomba kuba ifite agaciro, values. Message nyinshi ntacyo zivuze niba zidafite agaciro. Ntukandike gusa ngo bite, umeze ute, ahubwo andika ikintu gifite ireme, gitandukanye, gituma atekereza. Urugero, hari ikintu nabonye cyanyibukije wowe kandi sinatekerezaga yuko nabivuga. Iyi message itera amatsiko, ituma atekereza, igatuma ashaka kugusubiza. Muri biriya handitse ngo amagambo meza ameze nk'ubuki aryohera amatwi kandi akavura amagufwa. Imigani 16:24. Naho kabiri, ijya usiga amatsiko. Message nziza ntivuze byose, isiga ikibazo mu mutwe we. Urugero, hari ikintu nkwifuzaho ariko sinzi niba nakikubwira ubu ngubu. Ibi bituma atekereza, ashaka kumenya, agahita asubiza. Muri biriya haranditse ngo uwitegesera amagambo ye agira ubwenge kandi afite umutima utuje, ni umunyabwenge. Imigani 17:27. Naho gatatu, jya umuntu utungurana. Ntukandike message isanzwe buri gihe, hindura uburyo uvuga. Urugero, nari nagerageje kwandikira ikintu gisanzwe ariko nahisemo kukubwiza ukuri. Ibi bituma message yawe iba unique, igatandukana n'iz'abandi, igahita ifata attention. Muri biriya haranditse ngo umuntu w'umunyabwenge amenya igihe cyo kuvuga ndetse n'icyo kumva. Naho kane, jya confidence mu magambo. Message igomba kugaragaza icyizere. Ntukandike amagambo y'ubwoba cyangwa gusaba cyane, ahubwo jya uvuga wizeye, uzi icyo ushaka. Urugero, nkunda ukuntu utekereza, si ibintu mbwira buri wese. Ibi bituma akubona nk'umuntu wihariye, ugaragara nk'umuntu nyine uzi icyo ashaka. Muri biriya haranditse ngo kumera ushikame, ntutinye kandi ntugire ubwoba, kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzajya hose. Yesuwa 1:9. Gatanu, ntukabyibagirwe. Meeting ni ikomeye. Message nziza ishobora gupfa bitewe n'igihe wayohereje. Ntukandike buri kanya igihe cyose, ahubwo gihitamo igihe cyiza cyo kuyohereza. Iyo utabyizeye, iyo utari busy cyangwa igihe hashize igihe mutavugana. Muri biriya handitse ngo igihe cyose gifite igihe cyacyo, n'icyo umuntu wese akora uri munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo. Umubwiriza 3:1. Naho gatandatu, gituma yiyumva neza. Message nziza igomba gutuma yumva ari special. Urugero, ntabwo ari abantu benshi bagira energy nk'iyawe, niyo mpamvu uwishimira. Ibi bituma yumva yihariye, agutekerezaho, akishimira umutima. Muri biriya haranditse ngo amagambo meza ameze nk'ubuki aryohera amatwi kandi akavura amagufwa. Naho karindwi, ntukohereze nyinshi, ahubwo ohereza imwe ikomeye. Ikintu gikomeye cyane, quantity and quality. Message imwe nziza iruta 20 zisanzwe. Ntukuzuze phone ye, ahubwo yohereza message ifite impact. Muri biriya haranditse ngo amagambo menshi ntazahoza icyaha, ariko uwifata mu magambo ni umunyabwenge. Imigani 10:19. Urugendo rwa message. Nari natekereje kukwandikira byinshi, ariko nshaka kukubwira ikintu kimwe. Ufite uburyo butandukanye butuma umuntu adutekerezaho, kandi si abantu bose bagira ibyo ngibyo. Iyi message ifite agaciro, ifite amatsiko, ifite confidence. Isomo ry'ingenzi ntabwo ari ubwinshi bwa message, ni uburyo wandikamo, ni uko uyohereza n'agaciro ushyiramo. Message imwe ishobora guhindura ibitekerezo, igahindura uko kubona, agatangira kugukunda.
Niba ushaka ko message yawe zigira impact, tangira guhindura uburyo wandikamo. Ntukandike byinshi, andika bike ariko bifite ireme, ubyandike neza. Twandikire muri comment, ukanisubscribe mushaka content iguhira.